abanyamakuru ndetse n'abasesenguzi mu makuru ya politike n'ibiganiro bivuga kuri politike n'abanyarwanda muri rusange bakoresha serivisi za moto umunsi ku munsi, harimo abazitwara ndetse n'abakenera serivisi yo gutega moto bajya hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Bagiye bamaganira kure igitekerezo ndetse n'umwanzuro wo kugabanya moto mu mujyi wa Kigali n'imodoka zimwe na zimwe. Bakagenda bagaruka ku ruhande bibaza bati ese kuki amagare akorera mu mujyi wa Kigali akoreshwa n'abanyonzi, kuki yo atatekerejweho kandi nayo akorera mu mujyi wa Kigali? Bati ese bya byago moto itera, haba gukoresha impanuka cyangwa se guteza umutekano muke mu muhanda cyangwa se akajagari, ntabwo ayo magare ajya abigira cyangwa se abanyonzi ntabwo bagira ibyo ngibyo bituma mu muhanda habonekamo impanuka? Rero bamwe mu babibonera hafi mu banyamakuru ndetse b'abasesenguzi bavuze yuko bikekwa ko hari bamwe mu bayobozi bitwaza imyanya bafite bakaba bashyiraho amategeko runaka agonga abantu bamwe na bamwe kugira ngo byifashishe mu nyungu zabo bwite. Bikekwa ko mu modoka zigiye gukoreshwa zizajya zitwara abantu ariko zidahagarara, bikekwa ko harimo amaboko yabo bishobora kuba barashoyemo imari, ahubwo mu buryo bwo kugira ngo bayimotive cyangwa se babe bayizamura, bakifashisha ubwo buryo bwo gushaka kugabanya bamwe na bamwe mu bamotari, kuko bikekwa ko abamotari cyangwa se bano batwara moto arizo zitegwa cyane, arizo zitwara abagenzi benshi ukurikije imodoka, kuko moto ibasha guca ahantu hose hato hashoboka kandi igerageza kwihuta, ikindi igakora umwanya munini kurusha uko imodoka yakora. Rero bikagaragara yuko muri ayo makuru yatangajwe cyangwa se muri ibyo biganiro byagiye bigaragara, hagiye hagaragazwa yuko bikekwa ko bamwe mu bayobozi bafite ubuyobozi mu biganza cyangwa se bafite ijambo mu biganza byabo mu guhindura ibyemezo bimwe na bimwe. Bikekwa ko bashobora kuba bafite nabo ishoramari muri uwo mushinga wo kuba bashora muri izo modoka zigiye kuzajya zitwara abagenzi, kugira ngo bashyireho limiti kuri ba bamotari, dore yuko moto zubakiwe parikingi ariko zikajyanwa kure ugereranyije n'ahantu hagiye hari umujyi, ku buryo bajyanwa kure mu buryo bwo gutanga limiti kugira ngo ba bantu b'abanyamaguru, ba bantu bakeneye gutega moto bazisanga hirya no hino hatandukanye, ku buryo kubona moto biba bigoye. Rero bikagenda bigaragaza yuko ari uburyo bwo guca intege abantu batwara moto mu buryo bwo kubananiza, kugira ngo wa munyamaguru cyangwa se wa mugenzi ajye abona yiyumvemo gutega imodoka, kuba yatega bisi kuko byamaze kumujyamo. Rero ababonera hafi ibyo bintu bamaze kugenda babivugaho ko atari byo kuba wafata icyemezo cyo kuba wakumira abantu ukabakura mu kazi, kandi by'umwihariko moto bivugwa yuko ari imwe mu binyabiziga hano mu Rwanda bitanga asiranse nini kurusha ibindi binyabiziga ugereranyije n'ibindi, kandi moto yinjiza amafaranga menshi ugereranyije n'ibindi binyabiziga mu buryo bwa leta. Rero bakabona ko gukuraho moto byagabanya ibyo transport yinjiza. Rero bakavuga bati kandi nanone bwa buzima bwari bugizwe n'umumotari yabonaga ari uko yakoze yamotaye bwagabanyuka. Ese yaba hate icyo ngicyo wowe kugabanya bimwe mu binyabiziga, icyo kintu aba yakirengagije adatekereza ati se wa muntu nkuye ahantu cyangwa se mbujije akazi we azaba hate, azakora iki kugira ngo nsarurire mu mufuka wanjye, nsarurire mu nyungu zanjye? Rero bagiye batanga ingero nyinshi zishoboka bavuga bati ese ko mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa bateye imbere bagira amamodoka menshi cyane, ko badakura imodoka mu mihanda kandi ziba ari nyinshi cyane zitera ambutiyaje, ahubwo ba nyiri kuzitwara bo bakibwiriza bakazivamo bakagenda n'amaguru cyangwa se bakaba bategana moto mu buryo bw'uko babona ari nyinshi, ariko ntabwo leta yabo ifata icyemezo ngo ibe yavuga ngo imodoka muzikure mu muhanda.
rero kugira ibinyabiziga byinshi mu muhanda ni igisobanuro cy'uko uba umaze kugera ku iterambere ryiza risesuye rirambuye rigari. Rero ntabwo wakabaye ufata iterambere uri kugenda ugeraho ngo ube waryifashisha, ahubwo urimite abantu bamwe ubakure mu kazi kugira ngo ukunde wowe ukore ku giti cyawe witwaje umutekano w'igihugu, witwaje umutekano w'abaturarwanda, kandi abantu bose batanganya ubushobozi, kandi aho basarurira atari hamwe. Mu by'ukuri ntabwo abanyarwanda bose aho bakura amafaranga ari hamwe. Wa muntu utwara moto niyo imutunze, niko kazi ke. Kandi nanone gufata umuntu ngo buri wese azagenda atega bisi, kandi ikindi aho moto itandukanira n'izo bisi ni uko moto yo ibasha no kugenda igera mu makaritsiye hahandi hatandukanye, ku buryo bisi yo igenda ikagera muri gare, ntabwo yo ijya muri karitsiye nk'uko umuntu atega moto akaba yayicisha mu nzira ifunganye ariko ikagenda kandi ikagerayo neza ikaba yanamugarura, bitandukanye n'uko wafata iyo bisi ukayikoresha. Rero ni mu buryo bwo gukemura ikibazo ari uguteza ikindi, kandi ikindi nanone hakaba ari ukureba inyungu za bwite zo kwirebaho ku giti cyawe kugira ngo urebere inyungu rusange zifitiye akamaro abanyarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri icyo gitekerezo cyo kuba hazanwa zimwe muri bisi zitwara abagenzi nibyo idahagarara, ariko ntabwo bisi zijya ahantu hamwe nk'uko moto ushobora kuba wayibwira ngo ngeze aha n'aha, by'umwihariko uri buze guhita ufata undi muhanda ukatujya nko muri karitsiye, bigoye nk'uko wafata bisi ikajya mu makaritsiye y'abantu, biratandukanye. Rero niyo mpamvu moto kuba yagumye igakorera mu mujyi wa Kigali nta kibazo cyakabaye kibirimo. Ikindi, hari inkuru yahabuye abantu, yateye abantu ubwoba, ivuga yuko abamotari bagiye gukorera mu mujyi wa Kigali mu buryo bwo kugira ngo babashe kubagabanya, hagiye gukoreshwa abamotari bize. Rero ni inkuru yahagaritse imitima y'abantu, ni igitekerezo kiri kugenda kihagarika imitima y'abantu benshi, by'umwihariko bakora umwuga w'ubumotari kandi batarize. Ikindi, bakaba ari bwo buzima bwabo bwa buri munsi. Biragoye rero ko wafata umusaza w'imyaka 40 cyangwa se umuntu w'imyaka 30 n'ingahe ugabwe yitwarira moto ngo umubwire ngo subira ku ntebe y'ishuri wige, yararangirije mu mashuri wenda nko muri segonderi mu wa 2 cyangwa se muri primaire mu wa 6 yariho yarangirije, yarabonye kategori akaza mu muhanda. Biragoye ko wamubwira ngo agenda usubire ku mashuri wige. Rero ni bimwe mu bihangayikisha abantu benshi batandukanye, kubera imyanzuro iri kugenda ishyirwamo y'amananiza, hazamo ngo kugenda bagabanya bamwe mu bantu batanga serivisi ya moto, harimo kumotara by'umwihariko, ndetse n'imodoka zimwe na zimwe, haba ziriya zitwara imizigo cyangwa se zitwara abagenzi. Rero bigakekwa ko haba harimo ukuboko kwa bamwe mu bayobozi bafitemo sheya zabo cyangwa se imigabane yabo, bakazana ibitekerezo byo gushaka kugaragaza yuko ari icyiza bari guteganyiriza abaturarwanda, kubaha imodoka igera hirya no hino, bakirengagiza yuko hari abo ubuzima bwabo baba bugiye kujya mu kangaratete, by'umwihariko nka motari, kuko abamotari bakorera mu mujyi wa Kigali ni benshi cyane ugereranyije abatwara imodoka. Rero moto ziruta imodoka mu bwinshi. Rero biragoye nufata umuntu, abantu bose ukagenda ubakumbura ubuzima kubera ko batwara moto, ngo ugiye gushyiramo zimwe mu modoka zitwara abagenzi, ntabwo uzaba ukemuye ikibazo neza 100%, ahubwo uzaba ukemuye kimwe utanze ikindi. Rero icyiza ni uko wakongera izo modoka ndetse ukanongera izo moto, ahubwo hakabaho guhugurwa bihagije kugira ngo wa muntu wese utwara ikinyabiziga mu mujyi wa Kigali agire attention, agire uburyo agomba kugendamo mu buryo bwo kwirinda ko haba iyo manuka cyangwa se yakangiza umutekano mu muhanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
mu by'ukuri aho kugira ngo ufate abantu babwire ngo ugiye kubagabanya ngo mu buryo bwo kugira ngo uzane imodoka, kandi imodoka mu bigaragara nizo zitera ambutiyaje cyane kurusha uko moto yatera ambutiyaje, kuko moto ishobora gusesera muri iyo ambutiyaje igacamo, ariko imodoka akenshi nizo zitera ambutiyaje. Rero sinzi ngo iyi ambutiyaje izaba igabanyutse, kandi ntabwo n'imodoka buri gihe zigonga ari uko ari moto ibirimo. Rero ako kakashingirwaho kavuga yuko kwitwaza moto kari itera impanuka waba uri kwigiza nkana, ndetse unirengagiza byinshi bitandukanye mu bw'inyungu z'umuntu ku giti cye, kuko byagiye bigaragara yuko hari abayobozi bamwe na bamwe bashyiraho amategeko bo azabarengera muri bizinesi zabo cyangwa se mu nyungu zabo bwite, bigaragara ko bari gufasha bamwe mu baturage b'abaturarwanda by'umwihariko, ariko we afite inyungu ari gusa ariko kugenda poropoza abanyarwanda abereka ibyiza by'ibyo ari gukora, nyamara bigaragara yuko we ari kubatsikamira mu maso ya rubanda. Rero abantu benshi banze guheranwa n'iyi nkuru bakiyumva, imaze iminsi irenga ibyumweru 3 isohotse, ariko bari kucyayivugaho. Nanjye niyo makuru nari nkuzaniye nje kukubwira ibiba bigenda bivugwa mu makuru ya politike, by'umwihariko kuri iyi nkuru y'abamotari y'igabanywa ryabo mu mujyi wa Kigali. Reba ko wakoze subscribe, niba utarakanze subscribe wibuke ukandeho kugira ngo ujye ubasha kubonera ku gihe amakuru n'ibiganiro byiza mutegurira umunsi ku munsi. Kanda like, ukore share. Aha ni kuri Niwe Zaki, nge nari Zaki. Ciao ciao.